Hello, Sally abagaciro. Umunyabwenge areba kure mu buzima. Niyo ngingo tugiye kuganiraho uyu munsi. Burya iyo ureba kure ubuzi neza aho uganisha ubuzima bwawe. Ntabwo uhagararira uyu munsi, ntabwo uhagararira ako kanya, ntabwo uhagararira mu mwaka umwe. Oya, iyo ureba kure ugenda mu myaka 20, mu myaka 30, mu myaka 40 bitewe n'uko ungana. Burya mu buzima ni ngombwa cyane ko tubaho tureba kure. Burya dukunda kugira ikosa ryo gushaka kubaho umunsi ku wundi, ukubaho ukumeze nonaha ugashaka kwishimisha, ariko nturebe mu myaka myinshi iri imbere. Iyo rero uri umunyabwenge ureba kure, nibyo bikuranga. Burya iyo ureba kure ubuzi neza aho uganisha ubuzima bwawe. Kubera ko ntabwo ufata ubuzima uko ubonye, uba ufitiye gahunda bupanze neza. Kureba kure rero bizadufasha gutsinda ubuzima. Abantu benshi tubura icyo kintu, tugashaka kureba hafi gusa, ntitugarukire na hirya. Iyi ntege nke zose twagira, ibyatuzitira byose twahura nabyo mu buzima, burya hari ikimana yagennye gikomeye kuri buri wese. Nicyo twese rero tugomba guharanira, hanyuma tukajya kugishaka. Tukajya kugishakisha, tugakurikira inzira turimo, tukagishaka tukakigeraho. Iyo uri umugore cyangwa uri umugabo ureba kure, ubuzi neza ko utaje guherekeza abandi kuri iyi si. Ntabwo waje guherekeza abandi, nawe ufite inzira yawe. Ntabwo wa ku isi nta cyerekezo utaza kugana. Kubera ko uzi ko Imana hari ikintu yakugeneye, yagushyize ku isi, kubera ko hari ikintu ugomba kugeraho nawe ukagihanura ahantu kiri, ukakigeraho, ukagifata, kubera ko kirahari. Buri wese afite icyo Imana yamuteganyirije, buri wese afite impano Imana yamugeneye, afite n'inzira. Uzayigeraho rero, uzagera kuri icyo kintu kubera ko wahagurutse, kubera ko wafashe inzira. Ugomba kugira intego, kubera ko uzi neza ko uri ku isi, kubera ko hari icyo ugomba kuyikoraho. Ni gutyo ugomba kuba ubuzima. Ntawe wigereranyaho, wowe gusa ukurikiye icyo Imana yakwandikiye, ubundi ugafata inzira. Imana burya yaguteguriye ikintu ugomba kujya gushakisha. Kubera ko hari igihe wicarira ukicara gusanga ibintu bizizana, hanyuma ugategereza ngo Imana izakora ibitangaza, Imana izankorera iki, ariko burya kiba gihari, ariko ugomba guhaguruka kugira ngo kigereho, kugira ngo ujye kugishaka. Ugomba kugihagurukira ukiyemeza. Ntabwo Imana ifasha abantu batihagurukiye, ntabwo Imana ifasha abantu batafashe ubuzima bwabo mu maboko. Ngo ifasha umuntu wifashije, ifite ibyo yakugeneye. Niwicara ntabwo bizaza, niwe ugomba guhaguruka kugira ngo bigereho, ubundi ikaguherekeza, ikagufata amaboko, ikakujya imbere, ubundi ibintu ukabigeraho. Niyo mpamvu ugomba kubihagurukira. Kureba kure rero bivuga kutemera kuguma ku rwego rumwe uriho. Niba uri ku rwego uyu munsi ukavuga uti ndicariye ndumva ari aha ngaha, oya, buri munsi ugomba kumenya yuko ugomba gutera intambwe. Iyo ureba kure bizatuma ugenda utera intambwe, imwe ku yindi, ejo ugatera indi, kubera iki? Uri kureba kure nyine. Uri kuvuga ngo ugomba kugana za ntambwe zawe, uzi ko ziri hari imbere, uri gukora urugendo kugira ngo ugere kuri cya kintu Imana yakugeneye. Uri umuntu w'agaciro rero, ndagukangurira kureba kure. Burya benshi twicwa nuko tureba hafi, ugasanga urabaho umunsi ku wundi, ntuzi uko uzaba umeze mu myaka 5 umeze gute, mu myaka 10 umeze gute, uhagaze he, nta gahunda y'ubuzima ugira. Mu myaka 20 uzabigeze he? Reka da, ibije urakira, ugutuyeho ikintu urakira, ugasanga abandi nibo bari kuyobora ubuzima bwawe, kubera ko utiteganyirije, kubera ko udapanga ubuzima bwawe ureba kure. Mu buzima burya ntugomba kwishimira intambwe uriho ngo wicarire urekera hoya. Ugomba guhora uzamuka ujya ku rundi rwego rukurikiyeho. Niyo ntego ugomba kwiha, nibwo buryo bwiza uzagera ku bintu bikomeye. Ugomba guhagurukira ubuzima bwawe buri munsi, ugatera intambwe, ukayitera mu buryo bwiza n'umutima mwiza, ntawe uhemukiye. Ukibwira uti niba birashoboka nzabigeraho, kubera ko Imana yampaye ubushobozi n'uburyo bwo kubikora. Hanyuma ukabihagurukira, ukavuga uti yes, kiraje pe,
byanageraho. Yes ukagenda ukavuga uti ndagishoboye, kirashoboka kubera ko n'uri yagishoboye, kubera iki ngiye ntagishobora. Ugahaguruka ugahagurukira ubuzima bwawe, ukabuzi yuko Imana yaguhoye ubushobozi n'uburyo bwo kugera ku bintu n'uburyo bwo gukora ibintu. Wowe hasigaye icyawe nuko ugomba kuvuga uti ndabikora rero kandi nzabigeraho, kubera ko wiringiye ya Mana yawe bigushyigikiye, wiringiye ya Mana yawe kubera ko ikuri imbere. Niyo mpamvu utagomba na rimwe kuguma hamwe mu buzima bukoroheye, ukavuga uti ndicariye, ugatuza, ibintu bizikora. kandi nyine ubona ubuzima butameze neza. Iyo ubona ubuzima butameze neza, ugomba kuvuga uti hari ibigomba guhinduka, hari ibyo ugomba guhindura. Ukareba imbere yawe ukavuga uti niba ubuzima butameze neza, nonaha ibintu nzabigumamo, hari ikintu ngomba gukora. Ibi ni ngombwa cyane. Oya ugomba guhaguruka ukaba umuntu ureba kure. Iyo uri umuntu ureba kure, murekeraho rwose, ahubwo uhora ushaka gutera intambwe, ugere ku yindi, ugere ku rundi rwego. Noneho ukagenda utera iyo ntambwe imwe, ejo ugatera iyindi, gutyo ugakora ikintu kimwe, ukongera nyuma y'icyo kintu ugakora ikindi, ikintu kimwe nyuma y'ikindi. Buri gihe wamara kugikora ukavuga uti noneho ngiye kuri iki wakirahiza uti ngiye kuri iki, ugahora gutyo nyine, kubera ko urareba kure. Ugomba kwiyemeza mu buzima uko byagenda kose, ukajya gushaka iterambere ryawe Imana yakugeneye. We w'agaciro, Imana yakugeneye iterambere ryawe. Wicara mu bukene, wicara mu mabaro, wicara mu gahinda. Imana yakugeneye umunezero. Imana yarakugeneye umunezero. Imana yakugeneye kutaba mu bukene. Ugomba kubihagurukira wowe ukajya ushaka icyo kintu yakugeneye. Ni ngombwa cyane. Iyo wicaye se byakwizana, ni wowe uhaguruka ukajya gushaka iterambere ryawe. Hanyuma wabona udafite n'umunezero, ugahaguruka ukajya kuwushaka, ukava mu kahinda, ukava mu byo, kubera ko wabihagurukiye. Imana yaguteganyirije ibintu byiza. Ibintu byiza rero yaguteganyirije, niho ujya kubishaka. Hari ibyo ugomba gukora ukabikora, kandi byose ukabikora udasuzuguye abandi mu nzira yawe urimo. Ibintu byose ukora kwirinda gusuzugura abandi, kwirinda guhemukira abandi, ntugirire abandi nabi, ahubwo ukabikora wifuza ko abandi muzamukana. Ukabikora wifuza kuzamuka n'abandi mu nzira igana intego zawe. Burya nta kintu cyiza nko gukora uvuga uti nundatera imbere, nuyazamuke, twese tuzamukane, dutere imbere. Byo byiza. Kubera iki abantu benshi usanga bagira ishyari, umuntu yamenya ikintu akagufasha undi, umuntu ugasanga abanyafrika tugira iyo ngeso, ugashaka gutera imbere wenyine. Ugashaka gutera imbere, wamenya n'amakuru ntube wayahwa mugenzi wawe kugira ngo mwese muzamuke. Kandi umuntu azamutse nawe ukazamuka, nta kintu gutwaye, nta kintu uhombaho, ariko ukanga guha umuntu amakuru kugira ngo nawe atere imbere nkabo. Ibyo rero ni imyumvire, niyo mpamvu mbabwira hano, ni imyumvire itwicira ubuzima, ni imyumvire uduheza mu bukene, ni imyumvire n'Imana itadushakaho, kubera ko Imana ishaka ngo dukundane. Ugomba rero kwifuza ko n'abandi bazamuka, ntujye kubibacira. Ahubwo abanyafrika ahubwo muhurira n'ahantu ari mu mwanya agashaka ko wowe umanuka, agashaka ko undi adatera imbere, agashaka kugutsikamira. Watangira n'agashinga nari na mwene wanyu ntaze kugushyigikira, ari n'inshuti yawe ntigushyigikire. Kubera ko tugira ibintu tinze ukuntu turemye, amashyari, urwango rudafite n'impamvu, ukumva ko undi nazamuka urabusigaye, n'umuntu utazi wifuza kuzamuka. Ugasanga urakora byose kugira ngo atava aho ari. Kandi gushyigikirana ntabwo bisa. Gushyigikirana nibyo bituma abantu bazamuka bose, gushyigikirana biteza imbere abantu bose. Ariko iyo kintu turakibura, ahubwo twifuriza undi inabi. Ni ikibazo gikomeye kijyanye n'uburere n'imyumvire. Imyumvire iri hasi tugomba guhindura. Ndakubabwira ko dukwiye guhindura imyumvire. Hari ibintu byinshi dukora ugasanga biteye agahinda, ibyo bitwicira, tugasanga tugumye mu bukene, tugumye mu bibazo, kandi dushobora kwese kuzamukira rimwe kubera guhindura imyumvire. Ugomba rero gukora ibikorwa byawe mu rukundo. Iyo ushaka gutera intambwe ureba kure, ugomba gukora ibikorwa byawe mu rukundo, utagirira abantu nabi, ukaba umuntu ukoresha ubwenge, uzi neza aho ugana, kandi utibagirwa ikintu gikomeye, utibagirwa guteganyirira ejo hawe hazaza. Uzirikana ko iki gihe urakomeye, iki gihe uracyafite imbaraga, iki gihe wenda
uracyari muto, ariko ukamenya kwibuka yuko utazagumana iyo myaka 30 ufite, utazagumana iyo myaka 40 ufite. Ibi ikintu gikomeye tugomba kwibuka. Wenda ufite na 25, uracyari mutoya, uracyafite imbaraga, ariko ugomba kwibuka yuko utazabigumana. Ni ngombwa rero kumenya kubana n'abantu neza, ni ngombwa cyane. Ntusuzugura abandi wibwira ko wishoboye wenyine. Pardon. Kubera yuko hari igihe wumva ukomeye, hari igihe wumva nta muntu wagukora, ukumva ko urafite imbaraga zose, uri umuntu w'igitangaza, ugakandagira abandi, wenda ukavuga uti ndimo ndatera imbere, nta muntu uzanyegera, nta muntu nzasuhuza, nta muntu nitayeho. Ariko ugomba kwibuka yuko umuntu atabaho wenyine. Ntugomba rero gusuzugura abandi wibwira ko wishoboye wenyine. Mu myaka 70, mu myaka 80 cyangwa se n'indi irenze, ninde uzaba uri kumwe nawe? Cyo nicyo ugomba gutekerezaho. Ninde uzaba uri kumwe nawe? Ninde uzifuza kuba ari kumwe nawe nta kintu umumarira? Kubera ko uzaba ukuze, uzaba nta kintu wamumarira. Ahubwo niwe uzaba ukeneye abantu, niwe uzaba ukeneye abantu muri icyo gihe, muri iyo myaka y'ubukuru. Uwo muntu rero muzaba kumwe, azaba hafi yawe. Kugira ngo abe hafi yawe, azabiterwa n'urukundo. Urukundo tugomba kuba urukundo rero hafi yacu. Ugomba kubaka urukundo hafi yawe hakiri kare. Burya hakiri kare mu buzima niko bimeze, kubera ko muzahora uri umunyembaraga, muzahora ushoboye. Hari ibintu ugomba guteganya mbere hakiri kare. Urukundo nirwo ruzatuma abantu bagumana nawe, bakabana nawe nta nyungu n'imwe. Burya urukundo nirwo rutuma abantu babana, bakagumana, bakabana nta nyungu n'umwe ategereje ku wundi. Urukundo mu bantu ni ngombwa cyane. Kubana n'abantu neza ni ngombwa cyane. Hari abantu babyibagirwa kubera wenda bakiri batoya, kubera wenda bumva nta muntu bakeneye, ugasanga ndetse baragira abantu nabi, ugasanga barakora ibikorwa bibaho bagenze hose. Ariko ikintu bibagirwa ko ibyo bintu bakora bizabagaruka. Iyo utitwara neza burya ukiri muto, ufite imbaraga, ukora ibikorwa byiza, uri mutoya, cyangwa se ugifite n'urugo, ugishoboye, wite ku rugo rwawe, wite ku bana bawe, icyo gihe ugasanga byose byarasenyutse. Hanyuma abantu bawe abantu impande yawe bose ukabagirira nabi, ukiba, ukagira abantu nabi, ukagira urwango, abantu bose bakaguhunga. Bakumenya yuko mu myaka iri imbere bizakugora. Utekereza mu myaka 80, mu myaka 70 utagishoboye. Niyo mpamvu rero ugomba kubitekereza kare, ukubaka urukundo hakiri kare. Urukundo rw'abana, ugatoza abana urukundo, abantu mubana ugatoza urukundo. Mwana bishobora nyine bishoboka ari byo byiza. Urugo rwawe rugakomera, rugakomeza, mugazasazana ntako bisa. Umwe no muri iyo myaka ikomeye, buri wese ari hafi y'undi, ntako bisa. Buryo gusaza umuntu ari wenyine ntabwo umuntu yabyifuriza undi, uretse ko byaba bimwituyeho nta kundi yabigenza. Niyo mpamvu rero kubaka urukundo ni kare, ukagerageza kubana n'abantu neza. Ntiwihenure ku bantu kubera ko uzabakenera no mu bihe bizaza. Iyo uri umugore rero, mbwire n'abagore, iyo uri umugore uri n'umugabo se, mbwira n'abagabo, ureba kure buri gihe. Iyo ureba kure rero, ntureba ubukire bw'ako kanya gusa. Ugomba kureba n'ibindi byinshi ukeneye mu buzima, kugira ngo ibintu byose bizagende neza, kugira ngo ubuzima bwawe buzagende neza, kugira ngo uzabeho umuntu unezerewe. Ugomba guhagurukira ku bukire. Hari n'ibindi nibyo nababwiraga, kubaka urukundo, kubana n'abantu neza, gutungana imbere y'Imana. Byose ni ibintu bigomba guherekeza kubaka ubukire. Ntuzaguma hamwe, uzarwanira guhora witeza imbere, ariko ubihuze n'ibihe urimo, ubihuze n'abantu bakuri hafi. Nuvuga ngo ntukuri ikintu kimwe, ukurikira ibintu byinshi byose ukabitunganya. Niyo nzira nziza mu bantu w'abantu, abantu babana nabo mukabana neza, ugashaka n'imibereho nyine ureba kure, ugateganyiriza imyaka iri imbere. Byose ni wowe ubipanga. Ushobora kugera burya ku nzozi zawe, ugatera imbere unyuze mu nzira nziza. Ushobora kubigeraho nta kidashoboka, kubera ko uyobowe n'Imana. Hari icyo Imana yaguteganyije, ugomba kumenya. Ugomba kucyakira rero, ugomba kucyakira wiyemeza ukajya kugifata. Ujya kugifata rero uhagurukira ubuzima bwawe,
ukabufata mu maboko ugashakisha imibereho, ugatagura imishinga, ufite akazi ukamenya kuzigama, ukavuga uti noneho nyuma y'umwaka uyu nguyu nzashakisha muri uyu mushinga, nyuma y'uyu nzashakisha, ugapanga ubuzima bwawe witeza imbere buri gihe. Iyo ureba kure ugomba kwibagirwa nanone ni ukumenya kwicisha bugufi. Ibi kubera ko abantu benshi barabibura kwicisha bugufi, ariko nanone ntutinye n'ijisho ry'abandi. Kwicisha bugufi nibyo bigufasha kubana n'abantu neza, nyine ukabana n'abantu mu rukundo, ukiyubahisha. Ariko nanone ntugomba kugira gute gutinya abantu, bya bintu utinya abantu, ugategesha ijisho ry'abantu, iby'abantu bazavuga, maze bikaba byahagarika intego zawe, bikaba byaguhagarika cyangwa se bikaba byakugiraho ingaruka. Ibyo ni ibintu utagomba gukirahe umwanya wawe. Iyo wageze ku rwego ureba kure, uba warageze ku rwego rwo kwizera wowe, ku buryo ubuzi kurenga amagambo yose mabi y'abantu babi, y'abantu baguca intege, y'abantu bakugirira nabi, ugafata inzira yawe mu nzira nziza wowe. Ibitakubaka byose nta mwanya ubiha, kubera ko wowe ukurikiye inzozi zawe. Nta mwanya wo gupfusha ubusa ubona, nta mwanya wo gupfusha ubusa ufite, kubera yuko ufite ibintu byinshi byo gukora. Iyo ufite ibintu byinshi byo gukora, ufite intego ukurikiye, ufite gahunda y'akazi yawe ugomba gukora, nta mwanya ubona, nta mwanya w'amagambo, nta mwanya wo guta igihe, nta mwanya wo kuvuga ubusa n'abantu, nta mwanya wo kureba abandi, ureba ku bandi, wigereranya ku bandi, nta mwanya wo kunegura abandi. Ibintu abantu benshi bagira biteye agahinda. Abanyafurika tuba kunegura abandi, kurebuzwa abandi, ni ikibazo cy'imyumvire. Wowe rero uri umuntu ureba kure, ibyo bintu waba warabirenze, kubera ko wowe ufite ubuzima bwawe ukurikiye. Iyo uri umugore rero, umugore w'umunyabwenge, nawe agomba kuba ari umuntu ureba kure. Uri umugore uri mu rugo, ugomba kuba umuntu ureba kure. Uri umuntu ufite indangagaciro zikuyobora. Umugore w'umunyabwenge ni ngombwa cyane nawe wamenya kureba kure. Umugore w'agaciro mukangura nawe kumenya kureba kure, c'est très important. Akagira indangagaciro nyine zimuyobora mu buzima bwe, ntabwo yisuzugura. Ibi ntabwo wisuzugura ngo bitume n'abantu bagusuzugura, kubera yuko wowe iyo wisuzugura burya urisuzuguza. Iyo ufite uburere bugukangurira kwihesha agaciro, kubera ko uri umunyabwenge, uri umugore w'agaciro, wihesha agaciro. Ntabwo utegereza abandi ko aribo baguhesha agaciro, ntabwo utegereza abandi ko aribo baguha agaciro, wowe ukihesha mbere na mbere, kugira ngo n'abandi rero baguha agaciro. Umugore rero ureba kure ni umunyabwenge, uzi kwihesha agaciro nk'umugore. Nubwo wenda waba uri umugore wigishijwe kwishyira hasi kubera amateka yawe, ntabwo uguma mu byo watojwe na sosiyete. Ya sosiyete yakuriyemo yumva ko umugore ari umuntu wo hasi, umva ko umugore umuntu ushobora kubabara, bahora bigisha umugore ugomba kwihangana biri mu bababaro. Mu kiliziya pasiteri byahora kwigisha wowe umugore ugomba kubabara, ukihangana, umugabo agomba gukubita, ugomba kwihangana. Ibyo byose iyo uri umuntu ureba kure warabirenze, kubera ko wafashe ubuzima bwawe mu maboko yawe, ufata inshingano, uca ya migozi ya za kirazira ya sosiyete, kubera ko washyize umunezero imbere yawe, washyize gutera imbere yawe, gutera imbere, ugateza imbere ubuzima bwawe, ugateza imbere umunezero wawe, ukumva uri umuntu uhamye, umuntu wuzuye, umuntu umeze neza. Ni ukuvuga ngo wowe iyo migozi warayiciye. Nta muntu ugirira nabi, urubaha. Ariko nanone ibintu bya sosiyete, ibintu byo muri sosiyete, bya bindi bishyira umugore hasi, wowe ntabwo ukibirimo, ntabwo ukiri muri za kirazira. Kuko hari za kirazira nyinshi sosiyete zacu z'Abanyafurika zashyize ku bagore. Ugomba kumva ko uri umuntu, nawe uri umuntu, ntuve ko uri umuntu wo hasi. Ugomba kwemera akajagari kuri wowe, kubera ko wowe ureba kure, ureba ubuzima bwawe, ureba ko ugomba guteza imbere ubuzima bwawe. Ubwo rero iyo uri umuntu nk'uwo, uba uri umunyabwenge nyine uteza imbere ubuzima bwe, ntabwo uri mu bintu by'abandi baramvuga iki. No, ureba icyiza ubundi ukagikurikira. Iyo uri umugore w'umunyabwenge, uba wariyemeje kudasubira inyuma. Ufata inzira y'ubuzima bwawe mu maboko neza, kubera ko uzi ko Imana hari ikikwifuzaho, uzi ko Imana ari cyo yakugeneye hano ku isi. Ntabwo kuvuga ngo ndi umugore, ndi umuntu wasi, ndicaye, nta kimana yanjye. Ni nawe umugore ufite inshingano ku buzima bwawe, ufite inzozi ugomba gukurikira, ukareba kure nyine. Birababaje rero abagore benshi bahagarikira kurikira icyo Imana yabageneye ku rushako. Inzozi zabo bazihagarikira ku rushako,
akumva nifuza gushaka umugabo, nifuza gushaka nka umugore w'umugabo, bibi bintu benshi bameze, nkagira urugo, nkagira abana, inzozi zabo zigahagararira aho ngaho. Urugo nibyo, niyo nzozi ya nyuma ihagarariraho ubuzima bwe. Inzozi ze zirarangiye kubera ko yageze mu rugo, yabonye umugabo, yabonye n'abana, ibindi nta kibazo. Ubwo Imana ibyo yamugeneye nibyo, inzozi nziza nizo Imana yamugeneye, iby'Imana yamugeneye birangiye, birangiriye aho. Benshi bagira inzozi ngufi cyane, ni ikibazo gikomeye kigomba guhinduka, kiri mu burere, kiri mu myumvire y'abagore, ni ikintu kigomba guhinduka. Bagira inzozi ngufi kubera ko bifuza kubaho ubuzima buboroheye, bakituriza mu ngo zabo, nibyo. Ubundi abagabo bakabitaho, abagabo se bakagira ibyo bakora, hanyuma abagabo babahinduka, ubuzima bukababera insobe. Bati umugabo yanyishe mpagase, ubuzima bagahinda kakabica, ubuzima bwabo bugahagarara. Kubera iki? Umugabo yabahindutse, baragiye babyara abana batareba kure. Kureba kure nabyo bibirimo. Ntugomba kubyara abana benshi kubera igihe tugezemo, ugomba kumenya yuko abana ubyara ugomba kubitaho neza, kubera ko iyo utareba kure ukabyara abana benshi nabo burya ntukibwire ngo ni wowe ufite uburenganzira ku bana wenyine. Kubyara abana, nta bana burya ntago aba ari umuntu wenyine, abana n'ab'igihugu, abana n'abasosiyete, abana n'ab'isi. Kubera iyo ubyara abana benshi ntushobore kubarera, n'ingaruka mbi zigera ku muryango, zikagera ku gihugu. Abana benshi batabonye uburere, abana benshi batashoboye kwitabwaho, benshi babamo amabandi, babamo ibisambo bijya kwiba abaturanyi. Bivuga ngo iyo ubyara abana uzi ko utazashobora kubarera, umenye yuko uba ufite inshingano kuri abo bana, sosiyete ibigomba ndetse kubikubaza. Niyo mpamvu bavuga ngo ababyeyi bagira inshingano ku bana babo, niyo umwana yakora nk'ikosa n'umubyeyi bareba. Iyo uri kubyara abana rero, ukabyara abana 8 uzi ko udashoboye kubitaho, ugomba kumva yuko urimo urabyara amabandi aziba, urimo urabyara abajura. Kubera ko niba utabaha icyo kurya, niba utabitaho, niba utabaha imyenda yo kwambara, utabaha ubuzima bwiza, byanze bikunze hazavamo abazajya kwiba sosiyete ubamo. Ababyeyi rero bagomba gufata inshingano, y'uri umugore ugomba gufata izo nshingano, ukamenya kureba kure, ugateganya n'urubyaro rwawe, ukavuga uti nzabyara abana nshoboye kurera, ntabwo nzabyara abana benshi kandi nta buryo mfite. Ngomba kubanza nkubakwa ubukire bwanjye, nkitonda, nkubaka ubukire buzamfasha gufasha abana banjye ntibazabe bamayibobe, abana banjye bakaziga, ntibazabere umuzigo sosiyete igomba gushaka za gereza zo kubafungamo. Iyo ni inshingano y'umubyeyi wese. Ababyeyi benshi batekereza gutyo, ibibazo byagabanuka. Ariko rero ugomba kubimenya, uri umugore ugomba kuba umuntu w'umunyabwenge, umunyabwenge ureba kure, ukamenya kugena urubyaro, hanyuma nanone ukamenya ko utagomba gushimishwa iki na biki. Abagore nabo bagomba kumenya ati ntabwo ugomba gushimishwa na biki. Waba uri umugore ukavuga uti nzagira ndetse n'inama umugabo wanjye zo kureka gushimishwa na biki. Niba ubona we atabirimo, ukavuga uti umugabo wawe nawe ukaba ari wowe umushyiramo icyo gitekerezo, umuzamutse, dutere intambwe, dushakisha aha dukora iki kugira ngo muzamure nyine ubuzima, muzamure urwego, muve mu bibazo, muve mu bukene. Uri umugore nawe iyo nshingano irakureba yo kuvuga ati ko gushimishwa na bike, dutere imbere, tuzamuke. Ukaba wagira inama umugabo uti mbese twakora iki, twakora uyu mushinga, twareba ikintu natwe dukoramo, twareba ikintu dushoramo natwe aya mafaranga, twazigamye tukazatera intambwe gutya, tugashakisha gutyo na gutyo. Uri umugore, umugabo siwe buri gihe wenyine ugomba kugira icyerekezo cy'urugo, wari ubitekereza se bizagenda gute, biriya tuzamishinga bite. Umugore nawe afite urwo ruhare muri ibyo bintu. Umugabo siwe wenyine ugomba kubigira, n'umugore ashobora kugira ikintu cy'intego akakigira, akaba ari gukurura umugabo we muri iyo nzira, inzira y'inzozi yo gutera imbere, yo gutera intambwe, bakagera ku nzozi nyine nziza, akaba yatuma urugo rwe nyine ruba mu bibazo, rukagera ku bintu bikomeye. Umugabo rero no muri Bibiliya abagore benshi, hari abagore benshi bateje imbere ingo zabo, n'abagore bagomba kubyumva, bakumva ko umutungo w'urugo n'umugore ashobora kuzamura kubera ko yafashe izo nshingano, akamurikira n'umugabo we. Ni ngombwa cyane kureba kure muri ubu buzima. Ibi bintu ni ngombwa cyane, tugasaba n'Imana nyine nk'umugisha imishinga yacu ishobore kubyara umusaruro mwiza, itwungukire, iduteze imbere. Ni ngombwa cyane
tugomba guhaguruka tugahagurukira ubuzima bwacu kuri iyi si, tukitabira imishinga nyine ihindura ubuzima bwacu, tutibagiwe kubishyira no mu isengesho kugira ngo Imana ibihe umugisha bigende neza. Ni ngombwa rero guhaguruka tukamenya kureba kure, tukareba ejo hazaza hacu, tukamenya guhateganyiriza nyine, tudahagarariye uyu munsi, tudahagarariye ejo tuzarya iki, ejo muri tuzarya iki, uyu munsi gusa, ejo mu cyumweru gitaha tugahagarara. Tugomba kureba mu myaka myinshi, mu myaka 20, mu myaka 10, icyo uzasigira abana bawe, icyo abuzukuru bawe bazabe. Iyo niyo nshingano, iyo zo nizo ntego tugomba kuba tukareba nyine kure nyine, kure nibyo kureba, nturebesha amaso yagaruke, kureba kure mu myaka myinshi cyane y'ubuzima, niho utegura ibintu bikomeye kandi ukabitangira kare. Iyo bitangiye kare ntako bisa. Mwabyumvise rero, mumenye ubuzima bwanyu, mu buteganyize kare, mureba kure, mureba imyaka iri imbere, mutere intambwe imwe ku yindi, hanyuma muzagere ku ntego zanyu zikomeye, b'abantu banezerewe. Mwabyumvise rero, ahasigaye mugire ibihe byiza, nawe utaha ku yindi video ya Lady Jane, bakunda cyane. Ciao ciao.